kantu rero kitwa uburyo abahinduye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. I was really blessed no guhishurirwa iryo jambo. Mureke dusome ijambo ry'Imana twihuse. Holy Spirit, hallelujah. Uyu munsi turaba blessed no kumenya gupfa no kuzuka muri Kristo Yesu, uburyo twapfuye tukaba bazima muri Kristo Yesu, uburyo irembo ry'urupfu ryahindutse irembo ry'ubuzima kuri benshi. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Paul yandikiye Abagalatiya igice cya 2 duhere ku murongo wa 16 tugeze kwa 20. Mama Ovani Hope Friko araza kudusharinga Bible arya dusharinga nziza cyane niba bimukundira. Reka tuganire ijambo rero. Haleluya. Abagalatiya, urwandiko Paul yandikiye Abagalatiya igice cya 2 murongo wa 16 kugeza 20 haranditse ngo, nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Yesu Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ariko se nidushaka gutsindishirizwa na Kristo tugasanga ko twebwe ubwacu turi abanyabyaha, ibyo byankunze akanyitangira. Imana ihimbazwe cyane. Dusome kandi dusome no mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo igice cya 10 umurongo w'9 n'uwa 10. Rwandiko rwandikiye Abaheburayo igice cya 10 umurongo w'9 n'uwa 10 handitse ngo, aherako aravuga ati, dore nzanwe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uku gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije by'iteka. Haleluya. Dusome kandi no mu rwandiko rwa 2 Paul yandikiye Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 14 n'uwa 15. Kugendana natwe mu iki cyigisho birasaba umuntu ukoresha umuvuduko wo hejuru cyane rwose, kuko iminota tuba dufite no kwiga icyanditswe nk'iki bisaba ko twihuta. Yego. Urwandiko rwa 2 rwandikiye Abakorinto igice cya 5:14 yaranditse ngo, urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose. Kansubire muri uyu murongo. Urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye. Haleluya. Kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko none ntitukimutekereza dutyo. Haleluya. Imana ihimbazwe. Tugiye kuganira kuri ijambo ry'Imana. Umutoni wa Sikarisi, karibu, n'umugisha kubana nawe n'abandi mwese muraza, bahaye ikaze mu izina rya Yesu. Mw'iki cyanditswe tugiye kwiga uyu munsi kirasobanura ubuzima mu buryo bubiri. Hari ubuzima bwo mu rupfu, hakaba n'ubuzima bwo mu muzuko cyangwa se ihame ry'umuzuko. Hano hari ibintu byihariye bigaragara mu itorero ry'Abagalatiya. Impamvu Paul yakundaga kubandikira ibintu nk'ibi asa n'abahereza amawarning akomeye, hari ibintu byihariye bigaragara mu iri torero. Iri torero ryari ryarakijijwe nk'uko
na bamwe muri hano mwakijijwe, ariko nizere ko nta muntu wava hano atarakizwa muri aya materaniro aramutse ahari atarizera Yesu Kristo, ntabwo wagenda utarizera rwose. Noneho iri torero ngo bari barakijijwe, bakijijwe n'ubuntu bw'Imana, ngo ariko nyuma ngo baza gushyiraho uburyo bwo gukurikiza amategeko. Bari barakijijwe n'ubuntu bw'Imana, ngo ariko ngo ubuntu bw'Imana ntibuhagije, reka twongereho n'uburyo bwo gukurikiza amategeko. So noneho aba bantu ubuzima bwabo uko bwabaga bumeze, bafataga ibyo gukizwa bakabishyira ku ruhande rumwe, n'iby'amategeko bakabishyira ku ruhande rumwe. Akavuga ngo niba warakijijwe ntibubahirize amategeko ya Mose, n'ubundi uzarimbuka. Noneho Paul rimwe arabandikira ababwira ngo mwabapfapfa mw'Abagalatiya, ninde wabaroze ko mwatangijwe ibyiza by'umwuka mukaba muri gusoza iby'umubiri? So rero iri torero nicyo kibazo ryari rifite cyane, ni ukudatandukanya umurimo agakiza cyangwa ubuntu bw'Imana bukora muri twebwe mu buryo bwuzuye no kumenya uruhare rw'amategeko. Noneho abandikira rero abahereza urugendo rwiza rw'umuntu ubu ugeze muri Kristo Yesu, ko aba ameze nk'upfuye. Umuntu umeze nk'upfuye rero iyo azutse ubwabyo kumubwira ngo amategeko ya Mose na Mose ntabakimwibuka. Ari igihe njya mbona abizera bari gutanga ubuhamya bwabo, reka mbabwire ikintu mba mbona kitanyubaka cyane mu buhamya. Ukumva umuntu ari gutanga ubuhamya akakubwira past ye, agafata nk'isaha yose ari kukubwira amateka ye, uburyo yakoze ibyaha, uburyo byagenze, experience yari afite mu byaha. Nyuma hasigaye nk'utunota tubiri akubwira ngo nuko mba mpuye nka Yesu, ngo nuko mba ndakijijwe, ngo reka duhaguruke dusengera. Niko buriya buhamya, reka mubwire, umuntu ukijijwe nta mateka y'ibisekuruza bafite. Ibyo bintu bya kera kuba ukibyibuka nabyo ni ikibazo, kuko nta hantu ugomba kubikura. Niba ukijijwe nonaha uba ubaye mushya, ubuzutse, ibyo by'amateka y'ibyaha ntabwo biba bikenewe rwose. Ubuhamya bwanjye cyangwa ngewe umbarije ngo mbwira sitori yawe ya kera y'ubuzima bwanjye, ubuhamya bwanjye butangira aho nahuriye na Yesu. Ubwo nibwo buzima bwanjye, niwe ngewe wa nyawe, niho nari mbayeho. Naho outside of me, cyangwa se ufashe ngewe ugakuramo Yesu, ubwo I don't have life. I can't exist without Jesus. So when you want me, find me in Jesus. So rero ubuhamya bwa outside of Jesus, uba wasubiye rwose muri cya kibazo kindi, bituma nyine wumva utaraba complete. uhita ufata past yawe ati ibintu byose nanyuzemo ubu se kuko. So twebwe rero ubuzima bwacu butangira aho dukirijwe, niho tuba tubaye ibyaremwe, niho tuba tubaye abantu bavukiye kubaho, niho tuba tugize amateka yacu nta yandi, ni amateka tubonera muri Kristo Yesu. Hallelujah, glory to Jesus. Can you imagine how you can be without Jesus? So we are nothing without Jesus. So then hano rero iri hame ry'uko Imana ikusanyiriza ibintu byose mu kintu kimwe, ni ihame ryahozeho ndetse na mbere y'ibiremwa bino bigaragara hano mu isi. Bibiliya ivuga urugero rw'aho Satani ngo yigumuye, kugwa kwa Satani, cyangwa se kugwa kwa Satani. Bibiliya ikavuga ngo hari n'ikindi gice ngo cy'abamarayika ngo cyamanukanye nawe. Urumva ko Imana itagiye ifata pati ngo igende ivuga ati uyu nguyu ntiyacumiye cyane, uyu nguyu yacumiye cyane. Iteka ryose mu gihe iyo spirit ibaye iri connected n'iyindi spirit yakoze ikintu kibi, ubwo judgment ihita igendana n'izo spirit zose. Noneho abo bamarayika rero bameze gutyo ngo nibo baje guhinduka abadayimoni, cyangwa se iyo myuka yabaye gutyo niyo yabaye judged. Reka twere gutinda kuri judgment za spirit. No mu ihame rero ry'umuntu, umuntu amaze gucumura ngo abantu bose havutse ba Adamu benshi. Adamu umwe wacumuye yabyaye ba Adamu benshi, ku buryo nubwo waba ufite akazina kitiranwa n'Imana n'abamarayika benshi, hari utuzina marumva twiza nyine ubagira ngo umuntu ni umwana w'Imana according to name. Nubwo waba witwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Iteka ryose mu gihe utarahura na Yesu ngo urakizwa, still Imana iri kubona nka rwa Adamu runini
urundi ruhagaze gutya. So rero Imana isanga ifite uburyo ikusanyiriza ibyaremwe mu cyaremwe kimwe, niho judgment zose ziba ziri. So rero Imana yohereza Adamu wa nyuma. Ntabwo Yesu ari Adamu wa kabiri, kuko nta wundi Adamu uzaza n'ubundi. Yesu niwe Adamu wa nyuma, aje akusanyiriza ibindi byaremwe mu buryo budasanzwe. Ubu ngubu aribwo tugiye kwiga bw'uko twapfuye, ariko ugupfa kwacu si uko twateye imisumari. Ubu ngubu urebye mu kiganza cyanjye si wasangamo imisumari, inkovu, mburebe no mu rubavu uhita ubonamo ahantu banteye icumu. Ntabwo ibyo wabibona, ariko Imana yankusanyirije mu wabikoze. Ubwo ngubwo rero nanjye izo nkovu uramutse uzirebye neza ukandebera muri Kristo Yesu wazibona, kuko twari kumwe mu ihame ryo gukusanyiriza hamwe. Rero uko nguko niko twabaye umwe na Kristo, niko twabambanywe na Kristo, niko twazukanye na Kristo. Kubambwa kwa Kristo bisobanuye iki? I wish you can pray in spirit, kugira ngo nyine twumve this revelation yo kubambwa kwa Kristo bisobanuye iki. Kristo ntabwo yabambwe ku mbaraga, ntabwo Imana yapushinze Yesu ngo ugomba kujya gupfira bari abantu. Umugambi wo gucungura abantu duhereye kuri Mariya, haleluya, Imana yohereza marayika akaganiriza Mariya, that was proposal. Ikamubaza ngo Mariya, mbese wabyemera gusaba inda? Ngo umuja wawe ndabyakiriye. Iriya response ya Mariya yari uguhereza welcome, gusamwa kwe mu buryo bwa Mwuka Wera. Iyo Mariya aza kurejecting, hari gushakwa indi sugi. Exactly, ntabwo avuga ngo Mariya niyo sugi yari iriho mu gihugu cyose. Ntabwo bibaho. Ntabwo ko mu gihugu, icyo gihugu cyakiri corrupt cyane rwose. Gusa Mariya niwe warespondinze muri kiriya gihe, igihe yari abajijwe niba yakwemera gusama inda y'Umwuka Wera, arabyakira. So still na n'uyu munsi niyo mpamvu agakiza kataba forced, ntabwo kaba received by force. Iyo bigenda gutyo, iyo ngiyo ibibaye possession, kandi abadayimoni nibo bakora possession, nibo bafata umuntu bakamukoresha ibintu atabishaka, nyine bakokipa igice cya urugero cy'amarangamutima, cy'imitekerereze, ubundi buryo nk'ubwo ngubwo. So rero Imana kugira ngo igaragaze urukundo rwayo, nuko yemera ko amahitamo yacu akora, akanda subscribe ku rukundo rwayo. So imagine uramutse ukunda Ovani. Reka nibugire Ovani niwe umukobwa w'icyamamare dufite hano. Uramutse ukunda Ovani uri umusore, ukavuga ati uriya mukobwa rwose agomba kuzambera madamu. Ovani wamubwira ati madamu ngano tubana, akubwira ati ibyo bintu nta gahunda afite, ndahuze mu bintu bya divine generation, ntazo gushaka mfite none. So kubera ukunda cyane Ovani, bikarangira ugiye ukamushimuta, ukamuzana mu rugo rwawe, akaza akarubamo abisha. It will not happen, God forbid. So allow me to borrow your name. So noneho ukamuzana mu rugo rwawe, akahaba atabishaka, ariko nyine yaraje kuko amukunda gukabura inzira z'uko yaba umufasha wawe. Uko byagenda kose ntago uwo mudamu azahaba yishimiye ko ari mu rugo. Kubera iki? Ntago wamwemera gukoresha amahitamo ye ngo akwemerere kuko access ufite ku buzima bwe. So rero ntabwo Imana yakura ibyo bintu ngo bidukora, ngo ize ngo igufate bikubwire ngo ugomba gukizwa wabyanga utabishaka. Uko byagenda kose you must be saved. Kristo yapfiriye bose, ariko hasigara iyo part y'uko umuntu iyo akanguwe na Mwuka Wera akumva ijambo ry'ubwami aba agomba kwakira Kristo, ugomba kwakira Kristo. Ni nk'uko byagenze kuri Mariya, yagombaga kurisivinga cyangwa akarejectinga.
So rero iyo urisivinze ujye ushima Imana ko uba ugiriwe ubuntu, ariko uba ugomba kumenya ko atari itegeko kuba wagombaga gukizwa. Yesu yapfiriye abantu bose, abazajya ikuzimu cyangwa se abatazakizwa cyangwa bazabura ubugingo, si uko atabapfiriye, Yesu yapfiriye bose nk'uko twabibonye. Ugupfa kwa Kristo rero ntabwo nako kwari itegeko, ntabwo kwari itegeko. Iyo usoma urugendo rwo kujya ku musaraba cyangwa se path of the cross, urugendo rw'umusaraba rwa Kristo, ubona ko hari aho yagiye agira will, yagiye agira igice cyo kurijekitinga ibyo bintu, ariko agahitamo kureka, yego ni ukumukingurira. Hari abantu bavuga ngo utere ngo intambwe imwe ngo Imana niko nta ntambwe. Ibi bintu rwose sinzi niba biza kubisobanura cyane, but hope ifuri ko muri kubyumva. Nta ntambwe uba uteye agakiza ngo udatera ngo imwe ngo Imana watera iyihe umuntu upfuye atera intambwe akuye hehe? Nta kintu na kimwe watera intambwe kugira ngo ukizwe. Icyo uba ukoze kurisivinga agakiza, ntabwo uba utanze contribution mu gakiza, kuko agakiza karuzuye already, you just receive. Iyo urisivinze ikintu rero, ndamutse fashe 100,000 nkabiguhereza ukabirisivinga, ntabwo bavuga ngo kuko warisivinze ngo wateranyijeho 1,000 cya receive. No, nta receive ntabwo ari contribution, nyine ni receive, just you receive and enjoy. Ntabwo receive bihanye n'uko wongeyeho 1,000. Ni 100,000 byanjye naguhaye, wowe warambuye ibiganza urabyakira. Ibyo biganza ntabwo ari 1,000, ni ibiganza nyine you receive. Glory to Jesus. So then Jesus rero ntabwo yapfuye ku itegeko ry'Imana ngo Imana yamufozinze ngo you must die. No, Jesus yari afite will yo kurijekitinga, kuducungura, ndetse kugeza n'igihe yari ari ku musaraba. Ubona ko still hari hakiri part zaho ngo umubiri wari ufite intege nke, ukibaza Yesu ntabwo yari ari kubabara. Abantu bamwe bajya bashaka gucontradictinga iby'urupfu rwa Yesu, baravuga ngo Yesu ngo yari divine, ngo afite ngo umubiri uri divine, ngo ntabwo imisumari yamujyaga. Sure, Yesu yari umuntu ku buryo yababaraga, ariko yemera ko ubushake bwe cyangwa se amahitamo ye cyangwa se ibyishimo bye, Bibiliya ivuga ngo nyine ntabwo yitaye ku isoni z'umusaraba cyangwa se umubabaro wo ku musaraba, kuko mw'uwo musaraba n'iyo mibabaro nimwe yaboneraga agakiza kacu, nge nawe nimwe yatubonaga. So rero yaremeye ibyo gushaka kwe n'ibyiyumviro bye birapfa, noneho hazuka cyangwa se hakora iby'Imana, akurikira ubushake bw'Imana. So bisobanuye iki? Natwe iyo turi muri Kristo Yesu tuba tugomba gupfa mw'ubwo buryo, tukareka ubushake bwacu n'ibyiyumvo byacu, natwe twebwe ubwacu cyangwa se inaringe. I get ikinyarwanda cyiza ndimo gukora study kuri icyo kintu ngo yitwa ngo inaringe, myself, ngo inaringe, ngo ukareka iyo naringe yawe igapfa, noneho hagakora iyindi y'Imana muri wowe. Iyo bigenze gutyo, niho uba utakiriho Kristo akaba ariho muri wowe. Ntabwo wavuga ngo uriho Kristo ariho muri wowe kandi muri wowe harimo amahitamo yawe hakabamo n'aya Kristo. So ntabwo byashoboka. Kugira ngo ube utariho Kristo ariho muri wowe, nuko ayawe aba yarapfuye, hari gukora aya Kristo. Uko nguko niko Kristo aba ariho muri twebwe. So noneho icyo ni igice cya mbere, wenda twakwita igice cya conscious cyangwa se cy'amarangamutima. Jesus nawe yari afite emotions, my God, Jesus yari afite emotions, ariko arazirengagiza. Ubona ko ababyeyi ba Jesus rimwe na rimwe babaga emotional cyane, bakaza kumusaraba bakarira my son kuko urapfuye. Ariko Jesus capacity yari afite ntabwo ari yo kureba umubyeyi ahagaze ku musaraba ati man, ibintu reka tubihagarike nigarukire rwose. No, yari afite capacity yuko emotions z'ababyeyi bagira emotion, bashobora no kukwattracting, ushobora kuba dominate ku buryo Jesus yari afite capacity nk'iyo, yari yamaze kwakeninga iyo capacity yuko emotion ze zizima, hagakora amahitamo n'amarangamutima meza y'ubumana
let me teach you something ku bintu biri biological. Yesu yabwiye intumwa ze ngo mubane nanjye akanya gatoya. Noneho kuri bo barabishakaga, ariko by mind barabishakaga kumva baspendinga that moment ari kumwe na Yesu, ariko umubiri nawo hari ikindi bashakaga cyitwa kuruhuka no gusinzira. So umubiri rero avuga ati ndabangiye rwose. So kubera batari bafite capacity yo gukontorora cyangwa se victory over their body, so umubiri nyine wakoze ibyo bashakaga. To mean ko umubiri hari desire ufite. Paul aravuga ngo nkoresha umubiri wanjye uburetwa. To mean even if umubiri ufite choice ushaka gukora, but for the sake of Christ, uwo mubiri uba ugomba kuzimishwa, ubwo buretwa bukajyaho kugira ngo Kristo akozwemwo umubiri. So umubiri nawo ufite amahitamo. Then niki cyabaye kuri Kristo nuko haleluya. So umunsi umwe mu gice cya kane cy'ubutumwa bwiza ngo baje kuzanira Yesu ibyo kurya by the choice y'umubiri Yesu yagombaga kurya, ariko arababwira ngo mfite ibindi byo kurya mutazi. This one, my God. So rero umubiri kugera kuri point y'ibyo kurya, umubiri wagombaga kuba unezerewe umwami, ukaba ufitweho dominance kuruta uko umubiri waba ufite rebellion. I get the point. Nuko umubiri uba ugomba kutaba rebellion cyangwa se kwivumbura ku bintu dushaka gukorera umwami, ahubwo twebwe tukagira dominion, victory over flesh. Yeah, niyo content. So noneho rero reka tugaruke mu byanditswe. Ibyo bintu byose maze kuvuga ni ibyo Kristo yakoze ku bwacu. Ubwo yabikoraga ni twebwe yabikoreraga muri twebwe. Ni twebwe yabikoraga. Hano Paulo avuga rero ngo nabambanwe na Kristo. Niki cyabambwe muri make cyanjye? Nabambanwe na Kristo, nibyo ngibyo maze kuvuga. Umubiri wanjye warabambwe. Birasobanuye ngo ntabwo uyu mubiri ugomba kundusha imbaraga na gatoya. Ibyo ngibyo nibyo njya numva abantu ngo umubiri ngo washutse. Umubiri washutse, umubiri washutse, akaboko n'amaguru byagushutse. Umuntu, umwana w'Imana w'umwuka ufite ubutware n'ubutunzi butagira akagero buri muri wowe, umubiri ntabwo ibyo bintu bibaho. So rero nabambanwe na Kristo birasobanuye ngo umubiri wanjye warabambwe. Nabambanwe na Kristo birasobanuye ngo amahitamo n'ibyiyumvo n'ibyishimo bindi biri muri nge nabyo byarabambwe, ntabwo bikiriho. Nuko mw'ibyo byishimo n'ayo mahitamo harimo amahitamo y'Imana, mw'izo emotions harimo emotions z'Imana, harimo agape. Ntabwo eros yarabambwe, za nkundo zose zifite reason behind zarabambwe, hazukamo urundi rukundo rw'ubumana nirwo rwazutse muri ngewe, ndetse na kamere yanjye nayo yarabambwe kuko yari mbi. Biravuga ngo nukuri intimba zacu nizo yisizeho, imibabaro yacu yarayikoreye, na kamere yanjye yarabambwe, nuko hazukamo indi kamere yari iri muri Kristo Yesu. So rero biravuga ngo Yesu yahindutse umukene ngo kugira ngo ubwo bukene bwe budutungishe. I get the point where rero uko Kristo yari ari byamusabye kuza mu ishusho y'ubupfura bwo guca bugufi kugira ngo twebwe tu exchanging. Rero twahawe ubutunzi bwari bugize Kristo, ibimwuzuye byose nibyo twahawe. Iyi vasi rwose nari nyitegereje. Erega Holy Spirit arankunda cyane, ari igihe yari yatinze. Okay, bategera iti naho ibimwuzuye byose nibyo twahawe. Okay, noneho rero amategeko yanteye gupfa ku mategeko ngo mbeho ku Mana. The reason yo gupfa ni iyi. The reason yo gupfa si ukugira ngo wizukire, kuko hari abantu bizukira. I guess this point yo kwizukira guys. Hari igihe umuntu apfa ariko yazuka akizukira atazukiye Kristo. I will give you this point yuko izo reason zose zo kugira ngo Kristo yemere ataza. Ese do you imagine Yesu yaza agacungura umwuka wacu tukabona ubugingo buzima, ariko ibitekerezo tukigwariza n'umubiri tukigwariza, urumva byari kuba ari struggle still. But niki cyatumye Yesu acungura umwuka n'ubuzima bwacu bw'ubundi bw'imikorere y'amahitamo, agacungura n'umubiri wacu?
yacu. Ibyo ngibyo byose yabikoreye kugira ngo haleluya, twagiye muri Bible, yabikoreye kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo. There is reason. Mu bwami bw'Imana nta loss n'imwe igibamo, nta loss n'imwe igibamo. So in case ubonye investment y'Imana yo gutanga Kristo, hari reward iba igomba gukurikira iyo investment iri heavy gutya. Kuri twebwe ndavuze iyi investment ishobora kumva like hajemo payment, abantu nk'abavani bazi ibintu by'amafaranga bahita bajya muri exchange. But let me tell you this, nuvuga ngo agakiza kuri twebwe n'ubuntu, twakakiriye nk'ubuntu, ni impano y'ubuntu. ayisi uburyo ababiri batwinjoyinga this free gift twakiriye y'ubuntu, ariko ako gakiza twakiriye k'ubuntu hari cost zindi ziri behind zateguwe, zirimo nuko Kristo yitambwe ubwe. That cost, agakiza ntabwo kari cheap, nicyo shatse kuvuga. Hari heavy cost zindi zose tumaze ngo ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Izo zose ni cost zigize agakiza, n'uburyo agakiza gafite uburemere n'ubudahangarwa bukomeye. But iyo cost, icyo kintu kiri very expensive gutyo, twebwe tukirisivinga ku buntu. So no receiving ikintu cy'ubuntu ntukumve ko kiri cheap kubera wagiherewe ubuntu. Kiri heavy, kiri precious, kiri sorrowful, kiri cost, but for the love of Christ you have received this treasure for free. It is very expensive, but you have received this for free. Niyo ngiyo nashatse kumeaning. So iyo investment yose yakozwe muri Kristo Yesu rero igakorwa ndetse uhereye na mbere, kuko umugambi wo gucungura uhera mbere, ntabwo uhera Yesu ageze ku musaraba. Hari ikintu byari bigamije, icya mbere nihe mpamvu Imana yishimiye kurema umuntu no kumucungura. Haleluya. No kugira ngo Imana, God is God, Imana ntabwo nyine like ikunda ubuzima bwayo, ko ubuzima bwayo buba buri on his own, like ubuzima bwayo ngo bube buri muri yo. So Imana yaremye umuntu kugira ngo extending, yagurire ubuzima bwayo, isuke ubutunzi bwayo muri icyo kiremwa. So economy of God, abantu bashobora kugetinga iyo point niho mwabyumva neza. No kuvuga ngo Imana yaremye umuntu kugira ngo iyo economy yayo, ubwo butunzi bwayo busukwe nanone muri icyo kiremwa. Kubera iki? Imana ni nyiri ubutunzi bwinshi, yo ubwayo ni ubutunzi bwinshi. So kwisuka mu muntu rero no kugira ngo yagurire ubutunzi bwayo mu muntu. Iyo niyo point y'ingenzi. So what this means, birasobanuye ngo ntabwo Imana ari uko itari yihagije kuba iri mu ijuru, cyangwa se yumva iri bored ikavuga ngo let's create money for fun. Imana y'ubwayo muri yo iranyuzwe, iruzuye. God is complete without man. So but creating umuntu no kugira ngo ubuzima bwayo bube bwagukiye no mw'icyo kiremwa cy'umuntu. Ntabwo Imana iri kudipendinga ku muntu, no, ntabwo Imana idipendinga ku muntu kugira ngo ibe iri powerful, ngo abantu ntibakizwa ari benshi ngo Imana izaba more powerful. No, ni ukuzura k'umugambi wayo, ni ukuzura kw'ibyishimo byayo kugira ngo ubuzima bwayo bwagukire muri twebwe. That's why we need to be full of Christ, full of Holy Spirit, full of His knowledge, full of everything. Ikintu cyose, niba Kristo yaraje hano, why Christ come here? Ni ukutubera model. Ikintu cyose Kristo yamanifestinze ari hano ku isi, I have to manifest it. I have to model this. Niba Kristo yarabaye umucyo w'isi kuri iriya level y'ubuzima bwari buriho kuri, I am the light of the world. Why am the light? Because Jesus the light lives within me. Nuko ikindi umunyu w'isi ntabwo ari sadness yanjye cyangwa se ya indi y'umubiri ngo ibiri mu mubiri w'umuntu. No, there is a package y'ubwami y'ubutunzi y'ubuzima bw'Imana bwari buri muri Kristo bwasutswe muri njye. So I'm the light. Ntabwo light mba afite idependinga kuri njye, idependinga kuyo Kristo yari afite rero. So rero uko kwagurira ubuzima bw'ubumana mu muntu ni ibyishimo byinshi ku Mana, ariko si byo bigira Imana powerful. Si byo bituma Imana iba more powerful. Okay, reka rero duhagarikire hano iyi part ivuga ngo nabambanywe na Kristo.
n'abambanywe na Kristo ni ukugenda ufite confidence yuko atari wowe wari uriho, cyangwa se kubambwa kwawe kose nta gice na kimwe kigeze gisigara cyawe. Satani ntakakwihebeshe cyangwa se ikindi kintu ngo kigutere distraction, ngo kikubwire ngo even though wakijijwe, ngo ariko ngo ururimi rwawe ngo ntabwo rurakizwa neza, ngo ushobora gucikwa ngo ukabona ikintu. Muri Yakobo baravuga ngo umuntu ngo uzi gukontorora ngo ururimi rwe, ngo uwo muntu ngo abona ari umuhanga cyane. So rero gukizwa kwacu ntabwo twakirijwe ngo nyine. Hari ukuntu mbona abakristo sometimes turi fearful, like dufite ubuzima budafite boldness yo kumva ko ubwo twakijijwe ubugingo buri mu mwuka wacu, ariko umubiri wacu ntabwo wa manifestinga glory y'Imana. Kubera iki? Ugahita ugarura muri ya past yanjye ngo uza hano that is not you. Kubambwa kwacu harimo no kubambwa k'umubiri n'imitekerereze yacu, byose bigahinduka tukakira ibishya bya Kristo muri twebwe. So niyo mpamvu ugomba kugira gutekereza kwa Kristo. Haleluya. Gutekereza kwa Kristo ugomba kugira birasobanuye ngo ukwawe warakubambye. Rero iyo umuntu ashaka kugarura ugutekereza kwe mu kwa Kristo, ni nk'uko umuntu yaba yarapfuye, like mufata umuntu wapfuye bakamushyingura, noneho uwo muntu bashyinguye agashaka kugaruka ku isi akamanifestinga nk'uko yamanifestingaga mbere, kandi yarapfuye amaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi ari mu mva. Biologically umuntu upfuye byibuze biologically mu minsi mikeya cyane aba yaratangiye kubora, asigaye ari skeleton. Noneho tekereza twebwe igihe twapfiriye muri Kristo Yesu, umuntu agashaka kugarura icyo kintu cy'imitekerereze ya kera. Oh my God. So it was okay, that is the poet. Ubushaka gutekereza iki? So rimwe na rimwe ngo Nyamutunzi yigeze kubwira Lazaro ngo rero hano hantu turi ndi kubona rwose turi kubabara cyane, ngo nta kuntu wasubirayo ukajya kungirira abantu basigaye. uri kumva ikintu bakubwira? Even twapfuye nta kuntu wakongera ukiactivate ngo ukisubizamo ubuzima ukongera ugasubira outside of death. So if you were dead, you were already dead. Biravuga ngo ikuzimu ngo nta mirimo yarapfuye muri Kristo Yesu. Uwo muntu wa kera nta mirimo bagomba kugira, nta n'imigambi bagomba kugira. N'ibikuzimu nta mirimo nta n'imigambi. N'umuntu akaba apfuye muri Kristo Yesu, uwo muntu wa kera ntabwo bagomba kugira imirimo hano ku isi, nta n'imigambi. Y'umuntu mushya wemerewe gufunctionaringa hano ku isi Imana yatunganyije yishimiye. Azura uwo muntu rwose. Let's live ubuzima bwo kumanifestinga aho bishoboka hose. Don't fear. Ntukagire limitation wishyiriraho. Ni see you in class. So rero ntabwo ugomba kwishyiriraho limit. Hari ukuntu twishyiriraho limit zo kuvuga tukaministeringa, but byaza muri reality ati biriya ni ibya man of God ba. Where are you? Okay. So reka dusome ikindi cyanditswe rero. Hallelujah. Umurongo wa 15 hano ibyo nindi kubabwira byanditse kuri wa 16. Abakorinto ba kabiri bwa Paul cyangwa Abakorinto rwa kabiri igice cya 5 umurongo wa 16 aravuga ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Uri kubyumva? Mwumva hano akantu gakomeye. Niba tutazongera kugutekereza dukurikije amasekuruza, ubwo nawe ntukwiriye kwitekereza ukurikije amasekuruza yawe. Hari ukuntu ngiye isi cyangwa umuntu uri hano mba ntamutekereza nkurikije amasekuruza, nzi ko
ko yabaye mushya yuzuye ubushya ahantu hose ari mushya, ariko we akitekereza mu masekuruza. Ibaze, njye singutekereza ko na Kristo ntagutekereza ko, n'Imana ntigutekereza ko, ndetse na Satani iyo warning arayizi ko utakiri wa wundi. Na Satani arabizi, reka arabizi ko wabaye mushya, ufite ubutware, washyizwe hejuru y'ibintu byose, kuko Satani yashyizwe munsi y'ibirenge byacu. Turi muri Kristo Yesu, kandi ubutware bwose n'ibintu byose biri munsi y'ibirenge bya Kristo Yesu. So birasobanuye ngo yaba isi, yaba Satani n'ibindi bintu byose byakakurwanyije biri munsi y'ibirenge byawe, kuko biri munsi y'ibirenge bya Kristo, nawe uri muri Kristo. So rero na Satani arabizi ko twamaze kuba glorified, turi glorified muri Kristo. So niba ibyo bintu byose n'ibyaremwe byose bibizi, nawe ntukwiriye kwitekereza ukurikije amasekuruza, kuko nanjye singutekereza gutyo. I don't want kumva history yawe rwose ya kera. I just want you now. You are in Christ now. How are you moving forward to look like a Christ? What are you doing? So that is you in Christ. Hallelujah. Mbese twafata umunota umwe tugasenga. May we pray just in spirit. Tugikomeje kumva iki cyanditswe kugira ngo twenjoyinge who we are in Christ. Twabaye abantu badasanzwe muri Kristo. You may pray kugira ngo receiving this understanding muri wowe, ntukagire anything which look like a limit. Nta limit ugomba kwishyira muri wowe. I thank you, Lord. I thank you for this night. I thank you for everyone here. I thank you that you have glorified my mind to think like a Christ. I thank you, Lord. You have made me like you. I thank you that I have nothing of my own. I live like a Christ. I speak like a Christ. I do like a Christ. Oh, hallelujah. I move forward. I thank you. I carry this treasure in this body. I thank you that you have activated in my body to do extraordinary, not according to my history, but by power and the glory of Christ with me. I thank you, Lord, in the name of Jesus Christ. Amen. 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 New creation. Amen. 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 Dukomeze urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 43. Oh my God, what's about this cyanditswe? Urwandiko rwa mbere rwandikiye Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 43 haranditse ngo ubibwa wa mubiri twavuze na bya bindi byose, ngo ubibwa ufite igisuzuguriro. Yes, icyo gisuzuguriro rwose cyari gihari mu kubibwa. Mu kubibwa, muri bwa rugendo rwo kubibwa rwose hariho igisuzuguriro, ariko there is a hope, Christ hope of glory in me, ngo ariko ukazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege, ukazurwa ufite imbaraga. Hallelujah. That is, ni gutyo turi kubaho. Ubibwa ari umubiri wa kavukire, ukazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire, hariho n'uw'umwuka. My God, ariko Mana nkunda ibyanditswe pe, uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ariwe Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri niwo ubanza, hagaheruka umwuka. Niko bimeze rwose. Imana ni nziza pe. Imana iradukunda cyane. Imana ni igitangaza rwose. Imana ni igitangaza. Murabona uburyo yasutse ubuzima bwayo mu uyu mubiri utakiri uw'igisuzuguriro, wuzuye ubwiza n'imbaraga. Mutekereze niba uyu mubiri bawuhaye description imeze cya what's about our spirit. What's about our spirit? What's about our spirit? How much more? How much more? What's about our spirit? We are full of God. We have no place and no part of Satan. Ngo nicyo cyatumye, ngo Bible ivuga neza ko icyo cyatumye umwanzi atajya muri Yesu cyangwa ngo amwegere,
nuko ubwo yamuzagaho yasangaga nta pati afite muri we, nta reason nyine, nta point iri muri we yakwatractinga satani. So nta n'imwe rwose. As far as umuntu ari uw'Imana ari full of God, nta kindi kintu kiba gifite umwanya muri we cyangwa se cyabona access kuri uwo muntu. So rero tugiye gusenga Imana. Bavandimwe, kubaho singiriho ni Kristo uriho muri nge. Iyi pati ya kabiri icyo nayibabwiraho ni igihe nuko Imana inezerewe no kuba muri wowe mu buryo bwuzuye, ukaba utakiriho. Ndakumenyesha ko utakwicuza kuba utariho, Kristo ariho muri wowe. Abantu barikunda ku buryo bakunda n'iyi pati yabo n'uyu muntu wa kera wabo, bakumva bakeneye kumuholdinga bakamugumana cyane. Ariko niba hari ikintu cyiza utakwigera wicuza, ni uko Kristo yaba ariho muri wowe uburyo bwose bw'ubuzima bwawe. Uyu munsi ni umunsi wawe n'umunezero wawe wo kumva inkuru nziza nk'iyi, yuko Imana yishimiye kwisuka muri wowe, ikaza muri wowe kugira ngo ugire umunezero mwinshi. Haleluya, ugire umunezero mwinshi. Uwo munezero aba ari umunezero uhabwa n'uko utariho, ntabwo ari pati yo kwikunda. Iyi pati ya egoism yo kwikunda, umuntu akikundira n'ibyaha bye, akaba nubwo umuntu akora ibintu bibi washaka kumukosera no kumuhugura, avuga ati niko nteye, it's me, abantu baranzi niko navutse, mu muryango wacu niko tumeze, kandi ubwo ari muri wrong side yayo bigaragarira abantu bose. But it's me, ngo ugomba kunyakira ngo twebwe iwacu tuvuga nabi. No way, iwacu tuvuga nabi n'abamarayika bavuga nabi, ko baca ari mu ijuru, ubu n'Imana ivuga nabi. So kugira rero unyumvishe kudefendinga ububi bwawe no gukunda umuntu wawe, ugashaka nyine kwihereza izo comfort zone, izo defense mechanism z'uko ariko abantu nyine barenye, ngo abantu bose barabeshya. Aho marayika babeshye ryari, Imana yabeshye ryari? Imana ni inyangamugayo mu buryo bwose. So ni gute bihizo comfort? Rero ntitugahurwaho satani. Anyway, we are people of God, we are born of God, we are full of God, we carry God's mentality, we move forward, we have no limit, we live in eternity, we have no limitation of time, we work over time. Just to share you this message. If it is not like that, I should be where I was supposed to be. So I'm here for you, not for myself. So niba yazarigeze kubwira kiriya gisambo ngo uyu munsi turabana muri paradiso, imagine nta murimo cyari gikoze, nta bintu by'ibitangaza cyari cyongeye ku mugambi wo gukizwa. Rero birasobanuye ngo biriya igisobanurira isengesho rya Yesu asengera abantu n'intumwa, yavuze ngo sinsaba ko aba ngabo bakura mu isi, ngo ahubwo barindiremo kurindwa kwanjye mu isi. It is not about me, ni abantu bakiri mu isi ndindiwe, ni ukugira ngo abantu bakomeze babone Kristo muri njyewe, but for the sake of myself mba ngomba kuba ndi w'ijuru. So rero umuntu aba agomba kurenga mentality zo kumva ko agomba kubaho muri reality y'Abanyafurika, y'Abanyarwanda, y'Abanyamerika. There is a way Abanyamerika babaho. No, kuri standard z'isi rwose. Rwose turi hano dufite amarangamuntu, ejo bundi bafotoye kuri indangamuntu iri digital. But I want to tell you, even if I carry this identity y'u Rwanda, iriya identity si yo impereza boldness hano mu isi ngo numve ngo mfite green card, I am bold to move everywhere you want with boldness. I carry this treasure within me, I have a class identity. So rero icyo ngicyo nicyo kintu cyakwiye kuba kitwishimisha. So we do business, we do everything you have to do here, but you have to carry this mentality that we are born of God, we are from heaven, we have no limitation. So even ibyaremwe biba bitudependingaho, but ntabwo tubizi, tuba dushaka ko
nyine tuba tubisaba imbabazi ngo imvura ngo watubabariye, ngo ikirere watubabariye, kandi biravuga ngo n'ibyaremwe ngo bitegerezanyije amasiko ngo guhishurwa kw'abana b'Imana. Biba bivuga ati oh my god, ibaze niba samatari mw'iyi si uramutse wumvishe nka understanding y'ibyaremwe mukaganira, watangara ukuntu biba bikunezera. Bivuga ati please stay here, you celebrating a birthday. Ibyaremwe biba binezerewe kuko biri kuba keeped na presence y'abana b'Imana bari hano. Baturebye ukuntu abantu badependinga kuri nature, ku ibintu biri hano hanze, bari fearful, bafite ubwoba bwinshi cyane. Imagine. So we are from heaven. This is my mentality for sure, and it is not about mentality. This is my real life. I live like that. I really know, even though things can change, I know God's within me. It cannot change. So, let us pray. Let us pray. Let us pray. My dear sister, let us pray. My dear brother, let us pray. Iyo uvuze ngo uri icyaremwe gishya, urakijijwe. Do you get this understanding of who you are? Who you are? Do you get this understanding? Because mugisha garbage niko bimeze. Ariko man, sigaje ibintu kiri gukora nanditse ko soza n'iminota 10, ariko Jehova azinzi ko dukirana. But niki cyatumye Jesus aba successful kuri mission ye? Nuko yari yiyizi. Nuko icyo abamarayika mubona baba successful kuri mission zabo, bariyizi. Niba bavuze ngo baragiye, barizi ko nyine nothing will stop them. Even urashyiraho igikuta nka kwa kundi bagenze kwa Loti, barabizi nyine capacity bafite ko bashobora no kunyura ahantu, bashobora no kuguhuma amaso. Niyo mpamvu na zino mission zabo ziba ziri successful. Abamarayika barizi capacity bafite, ntago bafeiringa rero, kuko they go straight, ntago bagenda bitewe na condition ziraho ngaho baza kuri understanding ya identity yabo n'uwabohereje kuri mission. Niyo mpamvu na administration zabo nka Sare, iyo mumarayika kubwiye ngo mwaka utaha ngo uzabyara, ugashaka guseka no gushidikanya, ugati okay rough, ariko n'ubundi uzabyara. Urumva, they are very sure kunyine ku kintu, they are very sure rwose ko biribyo. Even wabishidikanya nka Sara, umwaka utaha ugomba gusama rwose. So ntabwo bari depending ku gushidikanya kwawe wagize. Niyo mpamvu bari successful. Na Jesus kuba successful kwe nta kintu kidasanzwe. Ntabwo Yesu yagiye muri gym ngo agire ngo muscles ngo yitere ngo imiti ngo no mutera umusumari nabyo. Yari afite understanding of mission, akamenya n'uwo ari we muri Kristo Yesu. Nta kindi kintu nako mu Mana muri data, akamenya n'uwo yari ari. Rero why do we fail? Nuko understanding our real identity. Please, our real identity yo understanding ngo tumenye nyine this bodiness mentality yo kugomba kuba dufite, niyo ituma nyine tuzaba successful. So that is the making of whitenesses. Niyo ushaka ku whiteness nga Kristo everywhere you are, carry this mentality. You are born of God, you are living in eternity. Imyaka 10 nishira, you are getting old, but in eternity we don't get old. We are like that always. So at your 50 years you will still do mighty. Ntabwo uri gukora ibintu bidasanga kubera ukiri umusore w'umugenda. Hari ukuntu njyona muri church abantu bari ku ministeringa nkumva abantu bakuru ugashanga ahangaha ngo nta maraso ya gisore. No sa nta maraso ya gisore ari muri twebwe. Ni Kristo uri muri twebwe muzima, uhora ari muzima muri twebwe. Even in 50 years, you will see me like that if this bodiness. I will tell you, Jesus is still the Lord. So, they don't need them gifts. Let us open our mic and pray. Let us pray. Ndagira ngo usengere umuntu wese uri hano. Oh my dear, this is your time to shine.
ndagushimira mwana, ndagushimira ko waduhaye umugore udasanzwe. bituma tugendera mu bwoba, bituma tubata ubwoba, bituma mwami tudasohoza neza aho dutumye, neza ubutumwa bwawe neza, ariko umugoroba Uwiteka we turagushimiye wongeye kutwibutsa aho waduhinduye bo Uwiteka Mana ikomeye, kubimenya kubisobanukirwa bituma duhinduka abanyembaraga, ibyari byadutsindaga duhinduka abagabo b'intarumikwa, abagabo b'intwari, byadutwazaga igitugu. Ndagushimiye urugoroba, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uwiteka Mana igira neza, niyo mpamvu nsenge buri muntu wese ukiza mwiza, Mana ikomeye, mwiza, umunyembaraga, bakwakiriye baguhamagaye Uwiteka, ijambo ryawe twakiriye yimikire imbaraga, irasubiza Yerike, yimikire imbaraga, shimwe Jehova, yimikire imbaraga Nyakubahwa, yimikire imbaraga ubumwe n'imbaraga ku isi matara, imbere yawe n'ibisuma bose, anagukiza kashize ushimira. Hallelujah, hallelujah. God bless you so much. Wakoze cyane kutublessinga mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ku bwanjye nyine ngewe nizemo ibintu byinshi cyane. Hari limits najyaga nishyiraho, ariko Imana ishimwe ko izo limits zivuyeho. Imana ihabwa icyubahiro. Nawe Imana iguhe umugisha. God bless you and bless you and bless you so much. Rero tugeze mu mwanya wo gusoza, amasaha yagiye. Imana ibahe umugisha namwe mwese ko mutagiye, ko twagumye hano, kandi ndizera nashidikanya ko namwe hari ibyo mwakuyemo, hari impambo mubonye muri uyu mugoroba. Imana ishimwe kubw'uyu munsi. Rero ngiye kwakira Ovani, niwe ugiye kudusoreza, atubwire niba hari n'amatangazo, ubundi anadusengere dusoza. Ovani ni karibu.